Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikiye mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Nkwibutsa ko ikiri Better Crazy TV, chaîne ya YouTube igenda igutegurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ubundi bujyanama bwagufasha ubuzima bugiye butandukanye bwa buri munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe bigiye bitandukanye bishobora gutuma igitsina gore kitishimira kuba cyakora imibonano mpuzabitsina kuwo bashakanye cyangwa kuwo bakundana, mu gihe ushobora kuba umubwira ngo muryamane nyamara wowe ukabona nta bushake abifitemo ndetse nta na gahunda afite zo guhuza igitsina nawe. Ndaza nkubwira ibimera byagufasha mu kuba wakwitwara neza muri iki gikorwa, kuko nk'uko tuza kubibona niho tuza kubona impamvu nyinshi zituruka mu kuba utamushimisha neza nk'uko bikwiye. Mu mibanire y'abashakanye hari igihe kigera hakabaho kudahuza urugwiro biturutse kuri umwe muri bo gutera urubariro ku rugo, bikaba bitagikorwa nk'uko byahoze mbere. Ni ikibazo gitera umwuka mubi mu bashakanye, bikaba byanavamo ingeso yo gucana inyuma. Iki kibazo giterwa n'impamvu zinyuranye tugiye kurebera hamwe. Icya mbere ugomba kumenya uburyo ukurakura cyangwa utegura uwo mwashakanye. Iyo ukora ku myanya y'ibanga y'uwo mwashakanye, ntugomba gukoresha ingufu cyangwa gukomeretsa iyo myanya cyangwa ngo umukoreho ku buryo butuma atisanzura. Inama nakugira mu gutegura uwo mwashakanye mu gihe mugiye kubaka urugo, wibanda ku bice by'umubiri we, ahantu ukora hatuma yishima cyangwa hatuma ubushake bwe bwiyongera. Kumenya ibyo bice bisaba kuba ubizi, mwaranabiganiriyeho cyangwa ufata umwanya wo kubishakisha. Ca inzara, tekereza ku buryo naho uri gukora, ku buryo ukora ibintu gahoro gahoro ushyiramo urukundo. Iyo uri mu gikorwa cyo kubaka urugo uratinda cyane cyangwa se urangiza vuba. Simvuze ngo umare umunota umwe, ariko nanone kumara amasaha 3 utararangiza bishobora gutuma ubushake mugenzi wawe yari afite bugabanuka cyangwa se bugashira burundu. Fata umwanya umutegure kugira ngo yishime mu gikorwa cyo kubaka urugo, ni byiza cyane. Ikibazo cyaba igihe uko gutinda ari wowe gushingiyeho gusa. Ikindi, kuvunagura umuntu ugamije kumwemeza si byiza. Inama nakugira, igikenewe ni udukoryo, ubumenyi, gushimisha no kunezeza mugenzi wawe. Muganire mwemeranye ku buryo mushaka mwembi n'icyo mugamije, mukosore ibitagenda, muhe agaciro ibiri kubashimisha. Ikindi gishobora gutuma uwo mwashakanye atishimira kubaka urugo, iyo uwo mwashakanye ashaka kugerageza ikintu gishya uranga. Iyo uhora ukora ibintu bimwe bigeraho bikanarambirana. Gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe cyo kubaka urugo ni ubuhanga, ni ukugerageza ibintu byinshi. Ukwiye kwerekana icyo uzi gukora mu buryo bwinshi butandukanye kandi ukirekura. Ugakora utuntu dushya kandi tugushimisha, tukanashimisha mugenzi wawe. Ikindi cya gatanu, guceceka cyangwa kuvuga amagambo menshi uri mu gihe cyo kubaka urugo. Gusakuza cyane, kuvuga amagambo menshi aterekeranye n'ibyo urimo, kubaza ibibazo byinshi no guceceka nk'ikiragi si byiza mu gihe muri kubaka urugo. Inama, abagabo bakunda kumva umugore wishimye akanabyumvikanisha mu gihe bari muri icyo gikorwa cy'ingenzi, ariko burya n'umugore yumvishe ko umugabo yishimye ntabwo byamugwa nabi. Aba bombi bakabikora mu buryo butabangamira bagenzi babo. Ikindi gishobora gutera iki kibazo, niba uwo mwashakanye aba afite imwe muri izi mpamvu, bigatera kutuzuza inshingano ze. Ibi ngibi hakaba harimo kuba mufitanye ibibazo, ubwumvikane buke, ashaje cyangwa se arwaye. Ashobora kuba anafite ikibazo kigabanya ubushake bwo kubaka urugo. Afite ibibazo by'akazi cyangwa ibindi bibazo bimukomereye. Anywa inzoga nyinshi cyangwa anywa ibiyobyabwenge bimuca intege, afata imiti yagabanya ubushake, akora siporo zirenze urugero, hari icyo wahindutseho gitera uwo mwashakanye kutakwifuza, cyangwa mwarabyaranye mufitanye umwana ukiri muto. Ikindi, guhoza mugenzi wawe ku nkeke, kumubwira nabi, kumuhohotera, kumutesha umutwe, kumubabaza kenshi, warangiza ugakenera ko mu gihe cyo kubaka urugo akunezeza. Inama, uwo mwashakanye ameze neza, yishimiye kubaka urugo, bigenda neza cyane iyo hari ikitagenda muri we
cyane cyane ari wowe nyirabayazana kugushimisha mu gihe cyo kubaka urugo biba bigoye cyane. Ikindi cya munani, gushaka gukora imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi cyane mu gihe uwo mwashakanye mudateye kimwe bishobora kubangama bikaba intandaro yo kukwima cyangwa kwinuba mu gihe umusabye kubaka urugo. Inama rero, kuganira n'uwo mwashakanye mukarebera hamwe ikibazo gihari nuko buri wese yiyumva, mugashaka umwanzuro utababangamiye cyangwa mugashaka muganga wabagira inama ku buryo mwakwitwara. Ikindi, hakaba harimo kunenga no kutanyurwa. Iyo mu gikorwa cyo kubaka urugo ukunze kunenga, kunegura ibyo mugenzi wawe akora mu gihe cy'imibonano, cyangwa se ntujye unyurwa n'ibyo mwashakanye akora ngo agushimishe muri mu mibonano kandi ukanabimubwira. Inama, irinda amagambo atesha agaciro cyangwa anyega uwo mwashakanye, kuko byaba intandaro yo kwifata cyangwa kwanga kugira ikindi kintu akorana nawe kuko yumva ko icyo yagukorera cyose ntacyo bimaze. Ikindi, urukundo rwarashize cyangwa aguca inyuma, ntakigukunda ku buryo akwifuza, waramubabaje cyane ku buryo kugukenera byashize cyangwa byagabanyutse. Yaba se aguca inyuma ku buryo yirengagiza ko nawe uhari ukeneye gukora urukundo. Ibi ngibi ni ibibazo bikunze kugaragara mu ngo zigiye zitandukanye cyangwa mu rukundo rwa bamwe, bikaba byatera umwe muri mwe kuba atakwishimira gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Iyo rero nta suku ugira biba ari ikibazo cyane. Impumuro ufite haba mu kwaha cyangwa mu myanya y'ibanga yawe ituma uwo mwashakanye nta bushake akugirira, n'imyanya y'ibanga yawe ifite umwanda. Isukure mbere yo kuryama no kubaka urugo, wiyogoshe mu gihe gikwiriye. Nyuma yo kureba inama zigiye zitandukanye mu bigendanye no kubaka umuryango, reka tuze turebe n'ibindi byagufasha kuba wagira imbaraga ndetse no kwiyubakira umubiri wawe. Niba rero utarakora subscribe kuri iyi chaîne yacu ya YouTube ya Better Scores TV, bikore n'ubundi aka kanya kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, ahanini biba bigamije mu kuba wagira ubuzima bwiza. Uyu munsi turaza kwifashisha ibintu bigera kuri 5 buri wese ashobora kuba yakwitegurira, bigahindura byinshi bigiye bitandukanye ku buzima bwe. Ntago rero byagufasha mu kuba wagira imbaraga zidasanzwe mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gusa, ahubwo bishobora no kuba byakubaka umubiri wawe, kuko hari byinshi tuza kubona n'ubundi usanga bigirira umubiri akamaro kenshi kagiye gatandukanye mu buzima bwa muntu. Turaza kwifashisha igisura, sezame, ifu y'inzuzi, ubuki ndetse na tungurusumu. Reka turebe uburyo bitegurwa, uko bifatwa ndetse n'ibyo ugomba kwitondera. Mbere na mbere, urafata agasafuriya cyangwa ikindi kintu, ugende uce amababi y'igisura. Ahangaha uzagikatisha umukasi kuko ntiwagifatisha intoki, kiraryana cyane. Ukaba uzaca nk'irobo y'ibibabi by'iki gisura, uzabishyira mu gasafuriya ubicanire mu mazi y'igikombe cy'inusu. Uzabikuraho ubitereke hasi, nurangiza ubiyungurure neza usigarane amazi. Ikizakurikiraho, uzafata ifu ya sezame, nurangiza ushyiremo ibiyiko 2 ubundi ukoroge. Nibisoza, uzafata ibiyiko 2 n'igice by'ifu y'imbuto z'inzuzi, nazo uzishyiremo ubundi uvange neza. Ibi ngibi nibisozwa, uzafata intete zigera kuri 5 za tungurusumu, ubundi nazo uzirapiremo, nurangiza ukoroge bihagije. Ibi byose nibisozwa, uzabifata ubiyungurure mu kayunguruzo neza, hasigare ibikatsi nabyo ubikamure. Uyu mutobe wacu numara kuboneka, uzafata ibiyiko 2, nurangiza ubishyire muri wa mutobe ubundi uvange. Uzabireka nibimara kuba nk'akazuyazi, ufate 1/2 cy'icyo gikombe mu gitondo, ikindi ugifate nimugoroba. Ubwisha ukuri ko mu gihe kitarenze iminsi 10 uzaba wamaze kubona impinduka mu buzima bwawe. Igisura ni cyiza cyane kuko gikunze kongera amaraso. Ku bantu uba usanga bafite amaraso makeya, bagirwa inama yo kuba bakoresha igisura. Niba cyongera amaraso, urumva ko imyanya yacu iba ikeneye amaraso ahagije. Nk'uko abashakashatsi babivuga, berekana ko igitsina cyafashe umurego mu gihe udafite ikibazo kiba kigomba kuba kirimo litiro y'amaraso. Sezame nazo zongera ubushake ndetse zikarinda umubiri gucika intege, bikaba byagufasha kuba utarangiza vuba kuko bituma ubwonko bukura neza, bugatanga komande nyayo.
Ifu y'imbuto z'inzuzi nazo muzi ko zigira umumaro utandukanye nko kurinda kanseri y'imyanya myibarukiro y'abagabo harimo nk'amabya. Gusa si ibyo gusa kuko zikaba zongera n'imisemburo igiye itandukanye imyanya myibarukiro y'abagabo igenda ikenera mu buzima bugiye butandukanye bwa buri munsi. Ubuki bukaba burimo isukari nziza irinda umubiri gucika intege mu gihe urangije, nimba ujya utinda kongera kubishaka bushobora kuba bwagufasha cyane. Tungurusumu nayo ni antibiyotike idasanzwe umubiri wacu ukenera kandi y'umwimerere, ikunda kwica mikorobe zigiye zitandukanye zishobora kwibasira imiyoboro icamo inkari cyangwa amasohoro mu gihe uri kurangiza. Ndagushimiye cyane kugira ngo tuzakomeze ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha mu kuba wakwiyubakira ubuzima bwiza.